Yeah, guys, ladies and gentlemen, nkuko muri kubibona rero twageze kuri Irafasha TV. Nari muri kakanya twagiye dufatira twavuga tuti tuzaje tubatamo sometime n'ibintu by'ibiganiro cyane ko channel yacu ishinzwe kwentertaininga abantu bagiye badukurikiye aho bari hose. Ngira ngo nge nago muri kumbona muri fame, ariko imbere yanjye hari abantu bandi kubona ako ndikoranga n'amasura ni mashya wagwane. Rero tugiye kureba ibyari byo, tugiye kujyana mu rugendo rwa Irafasha TV nkuko mwamaze kubona mu kiganiro cya mbere cyabanje Rwubika ndetse na Jacques Rusyo, ariko ako kari agace mu mwihangane guys. Jacques yayo amufayini meze nka gute sha? Meze nk'amafaranga mani n'ibiceri byose n'inoti byose. Nasi ko nando mutende nkaho kari hese no kumva mbabarira madamu ntunkore. Urukubona batangiye kugenda bari kunyota nanga amafaranga ng'ibiki n'ibiki za madamu, ariko mpise ngira ikibazo cy'amatsiko. Reka wenda mpere kura mukobwa ndi kureba. Bite umeze neza? meze bon. Amazina yawe? Oliva. Amazina ni Oliva. Guturuka he? From where? Nowhere? From Musanze Kinigi. Kujuri vuga nkuko uzivuga no kuri televiziyo. Kuri televiziyo niko twavuga ko burakina kubazo zavuga guco ngo vuga byanyabye. Nitwa Oliva, mba mu karere ka Musanze, umurenge no wa Kinigi. None se uri umufundi, uri umucuruzi w'ibirayi cyangwa uri umujura tubimenyesha? Wasanga ari ka Emerine da. Uri Emerine? Ngewe ndi umukinnyi wa filime nyarwanda na comedy byose. Ntekereza ko n'ubwa mbere ubonye cyangwa se ugaragaye kuri kamera za Irafasha TV. Ndashaka umbwire gatoya mu urugendo rwawe kuva mu Kinigi, kuva i Musanze, ubwo birumvikana na already mu Rwanda, ahubwo tubwire ngo urugendo rwawe kuva icyo gihe cyose kugeza ugeze hano urabivuga mu munota utarenze umwe, ubwo ndaba ndi kureba ibyari byo. Yes. Ngewe nturuka Karongi, nagiye kuri YouTube mbona Irafasha TV ndayikunda, ndeba neza mbona ikorera ahantu i Musanze, ndatega mva Karongi ndaza nibwo nisanze hano. Ukimara kuhagera se ko ndi kubona Jacques Rusyo nako ni Jacques Rusyo. Oya ni Rusyo. Ni Rusyo. Nayimvuze ngo Rusyo kandi ari Rusyo nuko. Ndikona muri gushodana wajya muri nkurikirane byaje biti. Ngo turi gukundana da. Uyu nabaye nkigeramo arantereta. Anterese ndamwemera ko kireba. Agaswenge ngira no guteretana bibagamo. Komera Jaja. Arakomeye ndetse anarakomeretse kubera ko ibyo bintu byose mwabivuze. Urebye rero uyu mugore yabyariye umwana umwe. Tunga ico kintuza kuntu. Ntago nakimenya kariko bacitaga ikintuza. Ubwo nagerageze ni ikimikoro. Iki kimikoro rero cyanyu urebye ni ibibazo naco kucumva. Njewe iki kimikoro nungo mwakimpaye kamanze mbasobone iby'uyu mukobwa. Uyu mukobwa yavuye ngo ni Karongi harya. Agiye kuronga umunyu. Noneho ageze ni Musanze asanga ari umusore witwa Jacques muri Irafasha TV. Kumva? Ubwo rero mwiza. Ndi rudasumbwa ntago nje ndi mwiza. Nje nakubye ko ndi mbabaje numbaza. Ahubwo ladies and gentlemen, abantu rero ni kuno bagenda bikora. Aravuze ati ni mwiza bwo msengera akabazo gato kamatsiko. Jacques, tuzi neza ko abakobwa uri muri Cyongereza nirwo nzira bivuga neza bajya bavuga ngo ni beautiful. Ariko abajama bakavuga ngo ni handsome. Ndashaka unsobanurire ubwiza bw'umuhungu ni iki mu magambo yawe? Guys, nshuti zanjye ntibazakubeshe, ubwiza bw'umuhungu ni ibiceri. Tugiye no kubesha ibindi yasanze ndika miliyoni rwose, asanga ama miliyoni wacu batondetse, niyo mpamvu yanyemeye. Ariko da n'ubwiza bwanje bwaramukuruye ko nakunda umusore mwiza kandi utagiye kwasasa na marayika. Nababwiye ngo ndi inshuti bakunzi ba Irafasha TV, nababwiye ngo ndi kugenda mbatamo gato mbatega n'utuntu tw'udutego. Jacques arya ngo agasore katirare nago karongoraga
inkumi reka jake noneho turabure kano kanya tutavuye aho turi mfite umwita 5k ngiye kwinywera agacupa ari ku muhanda n'ubundi ndebe ibyo ari byo gusa wavuze kuri kamiliyoni ubwo nubibura ubwo munyakarongi ndaba ndi kureba ibyo ari byo oya ntari ngombwa ngo nza kukwemera impande ya kamera yawe 5k live yego yatanga imbere ya kamera live twabikora ariko ubu fungura phone yawe ngwere ibintu nikore andika 0.8 yego na sedingi uretse yashireho yego twereka message za ipininga kamera nta kibazo 7 120 120 8 2 3 1 8 2 3 1 mushyire nk'icumi reka ni ngombwa ngo mume bitanga kanze ndebe yagezeho oya no yahagera de amafaranga yawe uyahageza ahubwo geje kureba nimba kugenda kubesha nyereka message ndetse nyikwereka rebera amafaranga nimba yagezeho mwana yahageze si ukureba ko yageze ushize amafaranga ushyizeho nyavuge ushize angahe nyavuge yavuga ashyizeho 4,500 ni ukuri kw'Imana ntabwo muhereza okay reka hano ndi kubonamo n'undi musore nawe ari kureba ukuntu bite fresh meze neza amakuru yawe ni meza witwa nde nitwa Faustin from where from Musanze where Gikwege where ibi bibazo byawe okay reka nkubaza kandi kabazo gatoya ngiye kuvuga ijambo urisubiremo nibwo harega hari ikintu bita casting sinzi nimba wenda barwubika barabakoresheje casting ariko hari n'ikindi bita forecast iki rero nicyo turi gukora bita forecast mbere yo gukina nuko hari akandi kabazo gato ngiye kukubaza kugira numve n'ijwi ryawe nimba rizagenda rigupika neza nabonye rwubikavugira hejuru ariko bazwi kariwe nuko ngiye kubaza akantu ndabivuga nawe bisubiremo genda subiramo yego ugiye kuvuga ngo tizongera maze uzigize inzuzi ayasubiramo tizongera maze uzigize inzuzi ako kantu ntabwo nakabasha kabe nshuti bakunzi ba Irafasha TV ikizame cya mbere se kimutsinze buretse ikizame cya mbere se kimutsinze reka tumubaza kandi kabazo gato akamatsiko ko nta nubwo ari n'ikibazo cya danje ahubwo ikintu nshaka ni action yawe kugira ko turebe nitugukoresha umugore ari kuguha nyoko turi kuzaje byitwaramo dushaka mu masegonda atarenze 5 utwereka umujinya w'umuranduranzuzi ushobora kwirukana umugore mu nzu ye na action gusa tusina ngombwa mikoro yego suppose that wagiye mu kazi ure muri shoot ure uri kugira ute usanze umugore wawe yibereye mu bintu by'imikino cyangwa makimwe wenda reka tubyoroshye gutya kugira urakare neza wenda usanze umugore wawe ari muri ivi na ivi hari nka caja kiri kumupomba kandi kineye kumupombere wawe wabyitwaramo ute bitwereke mu masegonda atarenze 5 ko ngiye nabyitwaramo kati ni kadari aratubwiye ngo ni katida ngo reka nkubaza kandi kabazo ka kabiri buriya ibi bintu hari ikintu mutajya mumenya mwebwe iyo uvuye hano buriya nunajya no kwa Kiramani ntabwo Kiramani uzamubwira ngo kati cyangwa nsabi urumva bazahita baguta yahuza utanagize ute ntabwo mbacira imanza ariko ni uburyo bwo kugira ngo turusheho kwinteteninga cyangwa se tunari kurabura n'abandi bantu bashaka kwinjira bajye bamenya what is going on hamubisha icyongereza ariko ngo tuvugishe mu cyongereza amasegonda 5 icyongereza cyo ntacyo nize z'ikinyarwanda ngo tubwire mu kinyarwanda amasegonda 5 mbabwire ku bijyanye n'iki ikinyarwanda amasegonda 5 icyo kibazo ikinyarwanda ko bati ikinyarwanda ni ururimi rwahanzwe n'abantu ikinyarwanda guys aratubwiye ngo ni igihwinini ngo nta n'ubwenge agira ikinyarwanda ni ururimi ruvugwa n'abanyarwanda
ururimi ruvugwa n'abanyarwanda. Abanyarwanda. Yes. umuco nyarwanda none si mu Rwanda haba indimi zingahe? Ni rumwe. Uruhe? Ikinyarwanda. Aratubwiye ngo habamo ururimi ngo rw'inka, urw'inkoko n'urw'imbata ngo n'urw'igikeri. Reka twigaruke kuri uwo mukobwa ndi kubona ufite amatama ateretse. Your name is what? Kujura navuga kihwera. Your name is what? tuba turi guseka njye n'uyu mugabo wanjye Ngo your name is what? Ngo baba bari guseka nyabuneka muraye murareba ukuntu biza amashuri akaba matoya. Okay, none se sister turaburi kubera iki wafashe umwanya ukava i Karongi ukaza gushutinga nibura ukavuga uti ngiye kuza gukinira i Musanze? I Karongi nta bakinnyi babayo, i Karongi nta entertainment zibayo, i Karongi nta sinema zibayo, kandi tuzi ko akoze ku mazi. yazibayo cyane ariko njye nakunze Irafasha TV kandi gukina nkaba mbikunda bimbamo niyo mpamvu naje hano. Ntakubeshe ninjye yakunze arankurikira akoze urugero rumeze gutya kuko Rero guys, ladies and gentlemen, rimwe na rimwe mujye mumenya ukuntu kuri set babyifashe nimba bari gukindaguzanya imbere yanyu ubwo imbere ubwo ni imbere ni inyuma ya kamera sha inyuma ya kamera ubwo bibaga bimeze nka gute? Jacques ari nimba narakurikiye neza uganira na Rwubika mu kiganiro cyashize waravuze ati wabaga muri Media Club ahantu wize high school. Iyo Media Club yari ishinzwe iki? Bari bashinzwe kuvuga amakuru, bari bashinzwe gukina cyangwa nuko iyo umvishe rero Media Club ni itsinda rigari kandi ryagutse. Media Club ikubiyemo ibintu ibi bikurikira. Harimo icyo bise fashion ni kuriya ugenda imbere y'abantu ugaperforminga uri kugaragaza imyenda wambaye ibyo bivuze ngo ni imideli. Ubwo bishatse kuvuga muri kuzunguza akabuno. Oya na mabuno ntago ari akabuno. Oya nje ntago amabuno nyazunguza kuko nje ntago byo nabishakamo. Icya kabiri Media Club iba ifite abantu bitse abaririmbye. Gospel and modern tradition ugize ubwoko bwose no bw'indirimbo. Icya gatatu Media Club iba ifite ibintu bise performance ni iki? Guperforming ubundi ni ugukora. Ukora iki rero? Uragenda imbere y'abantu, imbere y'abanyeshuri, directeur ndetse n'abandi bose bamwungirije nk'abarimu n'abanimateri, ukagenda imbere ukavuga ati nimba ujye gukina icyo bise comedy stand up cyangwa se ujye gukina comedy ukaja guperforming imbere. Comedy stand up na comedy bitabavanga. Iyo wumvishe ngo comedy stand up ni cyaje umuntu umwe aje kuri stage akagenda afite icyo ajyanye n'amagambo. Urugero ukavuga ati guys uyu munsi muzi cyo mu rugo bankoreye ati uyu munsi mama yantekeye umutsima ati vuga ati uwo mutsima wari uwiki? Byari ibiro 4 bya habari. Oh my god. Ndikubona ibintu hano bitaraza kora comedy stand up zatangiye kuba none kano kanya tugiye kwimukira kwa Farimeris. Hano hahindutse muri Genesis Comedy. Ladies and gentlemen, put it together. Mureke twakire Jean-Jacques Rusya ngaho dusetse live. Okay. None se ubundi usanzwe ufite amanota? Abiri se ninde yaguhaye? Oh my god, sorry. Imana yawe warasaze. Ninde ufite imana? Twaje muri studio hano nta mana yawe hari. Nyamana. Umva rero ndakwiyamye. Niwongera kumvugisha usohoke. Ntabwo ndongera kukuvugisha data. Ngo ceceka rero. Nese kumvugisha kandi wacecetse. Vugishije ntese kandi naje. Igihe wavugije burani nakuramo amaso. Wasanga ndi kurogotwa. Oya uguhomvomvwa ntabwo uri kurogotwa. Ubuzwa warogotwa ndi mu biki kandi cyangwa barakurogose sha. Izi panaro wajyango nizo muri ngurishe mveho. Kandi ngo nawe uri umunyamakuru. Urukunsetsa urukunsereza. Oya ntabwo ndi kugusereza ahubwo ikibazo cyawe uri umunyamakuru nje ariko nibirenge.
mana we wese ufite bimeze gute baba nje ni ibya zahabu ye ngo afite ibirenge wajyana ibya zahabu. Reka tugaruke kuri Faustin. Nakubajije ngo cyangwa nkubaza ikindi nkubura ukumva none uri muri moto ngiye kuguha kandi kazame koroheje nuko numvise ibizame byawe bitoroshye birakomeyemo gatoya ariko nanone biroroshye kubera ko kamera yacu iri kuri kodingira muri metero 5 nshaka kugira ngo ubwire uriya mukobwa usapoze ko ari muri metero 5 umubwire ngo ndagukunda ku buryo arabyumva ari muri metero 5 na kamera iri muri metero 5 ikakurikodinga ubwo urabibwira Olive ariko Olive iri muri metero 5 I don't know nakubwiye ngo dufite kamera muri metero 5 kandi nani kuri kodinga nta mikoro dufite nshaka kumbwirira Olive ko umukunda kandi ubivuge kuryo mva muri metero 5 ushaka ko nzamurijwe akabyumva muri metero 5 nibyo nshaka ndagukunda icyo kibazo nimba gikoze muraza kutubwira muri comment inshuti bakunzi ba Irafasha TV gusa icyo numvishe ni no mpamvu nanje mbise manuka aravuze ngo ndagukundaga oya uko biri kose bizagenda biza kandi agaruka guca intege ntekereza ko byaje ariko nukujyana abandi bajye bamenya uko ibintu bigenda ahubwo reka mabwire nimba uje muri filime cyangwa se uje muri sinema uba ugomba kwitegura ibintu birenze kimwe ibyo bintu birenze kimwe n'ibihe rero nshaka kujya Olive tubwira ibintu 5 by'ingenzi uba ugomba kwitegura before yuko utekereza kujya muri sinema ndavuga ibimwerekeye cyangwa se mo kimwe byerekeye timu muri rusange tubwira ibintu 5 by'ingenzi ugomba kuba ufite mbere yuko utekereza kujya muri sinema ibintu 5 by'ingenzi ikintu cya mbere ni ukuba ibyo ugiyemo ubikunze icya kabiri ufite umuhate icya gatatu ufitemo ubushobozi nibyo by'ingenzi nibuka nibyo wamfasha wa mugabo wanjye icya kane yibagiwe yuko n'umwanya ariyo mafaranga dukorera muri iyi si igihe cyawe nicyo cy'ingenzi kurusha ibindi byose icya kabiri kugira uzaje muri timu runaka ikintu cy'ingenzi uba uteganyijemo no kugira ngo uzabone ibicwa murakoze amafaranga nyabuneka amafaranga yishe umwana we yagurishije umwana w'umuntu ariko reka amabwire hari ikintu bita nabonye ni slogan tugira ko Irafasha TV ivuga ngo one team full successful kuko mwakumvishe ni nayo mpamvu ku mabere yanyu y'iburyo ni iburyo ni ibumoso ni igituza ntaberengera wa mugabo utazanduka babishize mu rubavu watubabarira n'udutuka iki ni igituza cya Abrahamu babishize mu rubavu wo ni iki harya ni rogo iri kuki iri ku rubavu iri kubere mwamaze kubona abasore dutunze mu Irafasha TV we gituza ngo ni urubavu menya nta gatuza agira harya wowe icyo kirango kiri hewe kiri ni ku mutima ni ku mutima cyangwa ni ku bere ndani ku mutima murakoze cyane mwapfura yes ngira ngo mwamaze kubona bamwe mu bakinnyi bashyashya dufite ku Irafasha TV ndasaba abafana abakunzi n'inshuti za Irafasha TV mudufashe kwakira abantu bakinnyi bashyashya mubereke urukundo mubandike muri comment mu mazina yabo mwamaze kubona Faustino Jacques mwamaze kubona ba Olive muri comment tubibone nimba uri inshuti ya Olive andikamo uti ndi inshuti ya Olive muri comment tubibone nimba uri inshuti ya Jack andikamo uti inshuti yanjye Jack ndayakiye yes nimba uri inshuti ya Faustin tubereke urukundo kugira ngo muri team uko bajemo umusanzu ubushake bafite biteye ko bari ibyiki ari iby'ubusa nshuti bakunzi ba Irafasha TV ikindi ntago twagenda tutabarabuye muri no minsi ngira ngo mwamaze kubona ko ari kugenda hari gushya tukugenda turabanagamo imizigo umunsi ku wundi hari amasaje atandukanye twa prodingiraho nawe tuzagenda turi kuyapininga cyangwa se turi kuyapostinga kuri channel ya Irafasha
TV ariko ndabasabye inshuti bakunze barafasha TV nimba dusohoye ikiganiro cyangwa nimba dusohoye video uyireba ngo irebe iminota 2 cyangwa 3 no please fungura video yawe uyirebe amasaha yose bashutinze ni nabwo uzajya ubona message bateganyije cyangwa se bageneye abafanizi bacu bagiye batandukanye. Jacques dusoza ndakubaza mu ijambo rimwe, filime cyangwa komedi ni ikintu ubona gute mu myaka yawe 2 iri imbere? Urasubiza mu ijambo rimwe. Filime ni ikintu kizanteza imbere kigateza n'umuryango wanjye imbere. Mwamaze kubyumva neza, Jacques ati filime izamuteza imbere, iteze imbere n'umuryango we. Ndagaruka kuri Faustino gatoya. Faustino ni muntu ki mu ijambo rimwe? Faustino ni umuntu ugira amagambo make ariko ongera usubiremo ikibazo. Nakubaje ngo Faustino ni muntu ki mu jambo rimwe? Ni umukinnyi wa filime ariko ntabwo nagira experience. Namubajije ijambo rimwe reka nsubije 3 ubwo ni igihwinini. Reka twikomereze kuri Oliver. Kari igihwinini Kigira amagambo make ariko cyaje mu mwuga ugisaba kuvuga menshi uzayavuga upfa kuri kumwe na Rwobikasha. Oliver, niki witeze kugeza kwirafasha TV cyangwa se niki wowe ubwawe utekereza ukavuga uti kuva nageze mwirafasha TV munyitegeye iki? Nuko batamo umuzigo wa danje. How? Ni ibintu byinshi nzanye, yaba gusetsa, yaba ni ibintu byinshi mbese tuzagenda tubibereka. Dusetsa tukubaza. Umugani dukiri gito gato twumve. Dukiri gito gato twumve byari byo. Unyiri gite nta mugore ukiri gitaga umugabo. Ako buri bibona utari ikimara. Ariko se madani ngiye kubibwira ibyo byose. Uri ikimara no mu mutwe nta bwenge bubaho. Ariko se nukuza wa. Ankoraho. Umva reka nkubwiye madani. Asone. Nakuniba. Guys byari ibyo ibindi ni imbere murakoze. Ikigaragara cyo ndi kubona bari gukora ahantu ntago biraza koroha gusa no shahano. Nshuti bakunzi barafasha TV, ntekereza ko bano ni bamwe mu bakinnyi bashyashya twe turi kugenda turi kubereka ariko hano utuntu tutari duto twagiye turi kuganiraho nkuko twahereye kare turi kugira ute turi kubivuga, sibyo? Mwebwe mukomeze muze kwirafasha TV, aba subscribers mwiyongere, aba commentinga mwiyongere, like, ibyo byose ni ibintu bigenda biri kudutera motivation kugira ngo turusheho kugenda turi kubatamo imizigo igiye itandukanye. Kandi nkuko nabasabye bano bakinnyi bashyashya mureke tubereke urukundo ndetse n'abasanzwe tubereke urukundo. Stay tuned, twari kumwe, ntekereza ko ibindi nakagaruka. Yeye ni umunyamakuru muzamama nota nimba babikoze wane.